Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu ka sitadiyo 15. Nuko abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko umusaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Amen. Dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje, izina ryawe ryagucyubahiro. Dushimishwe nuko udereje iki gitondo tukaba twibonetsemo tugira umwuka w'abazima. Turagushimiye izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mama Imana, Mana ishobora byose, aya magambo asemewe mu matwi yacu, ntacyo twashobora kuyavugaho, ariko ndagusabye kugira ngo umwuka wayandikishije aba ari we uza uyasobanure mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kuko byanditse ko igihe gutekesha, ariko umwuka agatanga ubugingo. Umwuka utanga ubugingo aze atuyobore, umwuka utanga ubugingo aze agendere mu mushiki wacu na mwene data muri aya materaniro, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Muri dufate, muri tuyobore, byose tugusaba twize kubikoze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Fasha kwicara. Bashubuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Imana yacu tugerageza kubiduhaye iki gitondo, natwe turayishimye mu izina rya Yesu Kristo. Kuba twagiye tugasinzira, hanyuma ukaba urakangutse, hanyuma ukaba ushoboye kuza amateraniro, ishimwe rikomeye, kuko ari benshi bagambirira, ariko murabikora. Ariko mbere yuko dukomeza, hari icyifuzo nifuzaga kugira ngo abantu bajye niba haboneka wasobanura mu Cyongereza yabadufashije. Ninde waje ugerageza agasobanura mu Cyongereza? Ariko bisabwa ngo abari kumva Ikinyarwanda tubijyana, kuko utari kucyumva neza Ikinyarwanda wasobanura ibitari byo. Ninde waza kwadufasha? Bagerageza Ikinyarwanda uracyumva neza? Uracyumva? Okay. Hagarara. Turagerageza kugenda buhoro, kuko iyo ari gutangira ni ukuvuga ngo biba biruhishe. Kube bitewe n'uko iyo umuntu atangira gusobanura
ni ibintu abatamenyereye It's something that he's not used to. bisaba kugira ngo tujye tugenda buhoro That we go slow. umuntu ashobora gusoma ibyo ari kumva When they understand. n'ibyo ndi kuvuga amashobora kubisobanura neza To make sure that they respond good. kubera yuko tugira abashyitsi benshi We have a lot of guests. haba mu bana tugira abashyitsi Even with us, we have a lot of guests. nta ari igihe cyo batari kumva ururimi turi kuvuga There's sometimes when they don't understand what we're saying. haba n'ubakuru tugira abashyitsi Even in the ugasanga nta bantu bo kubasobanurira bahari so niyo mpamvu rero twifuza kugira ngo So that's why we nibura muri mwebwe w'urubyiruko y'all nibura mwebwe mwumva icyongereza that y'all who understand English hanyuma ukaba washobora gusobanurira umuntu to try to translate for someone agashobora kumva ibyo ushaka so kuvuga they can understand what you're trying to say. imana yacu rero guhumugisha mu izina rya Yesu Kristo mbe muri data God bless you, brother. nk'uko imana igushyizemo umutima wo gusobanura That God bless you and find something in your heart to translate. imana iguhereze umugisha kandi bw'ubushobozi God bless you and mu magambo dusomye in the word that we've read, ni amagambo yanditswe muri yohana there are words that is written. ariko mu byo dusomye lazaro yari yapfuye What we read, Lazaro, he died. kubera ko iyo umuntu yapfuye abantu baza kumusura no kumugumanya When someone dies, they come visit you and to grieve. noneho byabaye nk'uko ibisanzwe dusanzwe dukora And so it came as something that we do. abayuda bajya guhumuriza marita na mariya Jews came to grieve with Martha and Maria. nyamara mu magambo bari kuvuga In the words that they were saying, baravugaga bati they said, iyo yesu aba hano if Jesus was here, umusaza wacu ntabwo aba yapfuye our brother would have not died. kubera ko yapfuye rero So that he died, ntacyo bari batumye kuri yesu they had called for Jesus. ngwino uwo ukunda ararwaye Come here, the person who loves you died. ariko yesu yavuze ijambo rikomeye Jesus said a word that is strong. rivuga riti It says, iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica that sickness is not to kill him, ahubwo ni iyo gutuma imana ihimbazwa but it's for the Lord to be praised. niba muri kubyumva If you understand, ni ukuvuga ngo yesu yavuze ijambo rikomeye it's to say that the Lord, umuntu wese atashobora kumva neza everyone could not understand. kuvuga ngo indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica Sickness that is not uwakumva ayo magambo wese yakumva ko umurwaye atazapfa the sick person not gonna die. ariko biratubwiye ngo But the Bible atinze gato that asanga yapfuye but then it's ndetse arangije iminsi ine mu gituro and then he last a few days in muri icyo gituro in that place. ni uko ngo yaramazemo iminsi ine Used to say that he lasted a few days. iyo minsi ine yari yaranutse In those days he was thinking. umubiri we wari warashaje The body was old. ni ukuvuga ngo wari utangiye kuzana He used to say ibisimba that he was starting to bring bugs, waramaze kuba nabi and his body was bad. yesu ahageze When Jesus got there, baravuga bati they said, umusaza wacu ntakiriho our brothers, ahubwo yarapfuye but he died. yesu avuga amagambo akomeye Jesus said strong words. aravuga ati He said ntabwo yapfuye he's not dead, ahubwo arasinziriye but he's actually asleep. impamvu yesu yavuze ko The asinziriye reason why Jesus said he's ni uko usinziriye akangurwa asleep, wakes ariko up. wapfuye we ntakangurwa Who dies does not wake up. tubyumve neza I wouldn't listen to uwapfuye abapfuye bahereye they die, ariko wasinziriye but who sleep, warakanguka they wake niyo up. mpamvu bibiliya iri kutubwira ku muzuko You know what they're talking about rising. uri kuvuga ngo They're saying abasinziriye muri yesu those who are asleep in Jesus, abasinziriye mu mwami those who are asleep in nibo Jesus, bazabanza kuzuka they are the ones who arise. hanyuma natwe abariho And us too. duhindurwe Let's change dusanganire umwami mu kirere and let's see this. ni ukuvuga ngo rero yesu ahageze Let's say that Jesus, yasanze hari amarira he said there were yasanze hari amaganya he said there were yasanze hari umubabaro he said there was a lot of ariko sin. amaze kubabwira ngo But after he told them, ni njyewe kuzuka it's me who rise. unyizera naho yaba yarapfuye Whoever believes in me who have died, unyizera nubwo yaba atakiriho whoever believes in me azongera abeho will continue to live. amen Amen. niba yesu yaravuze ayo magambo If Jesus said those words, ababyumvise those who heard him,
bakabisobanukirwa bari bake. Na Marita na Mariya baravuze bati ye twizeye yuko bazazuka, ariko igihe bazazuka ni igihe cy'imperuka. Igihe bazazukira ni igihe cy'imperuka. Ni ukuvuga ngo rero Marita na Mariya bari bizeye kuzuka, ariko mu gihe cy'imperuka. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amagambo tugiye kuganira akanya gato, maze Yesu arahagera. Yesu arahagera. Yesu arahagera. Ahageze, abari bafite amarira, abari bafite amaganya, hatangira kuza akanyamuneza ko kumuganiriza. Nubwo bamuganirizaga hari abababaye, ariko hari n'abafite kumva amagambo ye. So uretse babwira ikintu kimwe, iyo urwaye warwara ukabona umuntu ugusengera ku kanya ugakira, ukaba uri ku gisatsi udashobora kugenda, warangiza ukagenda, wahita umwamamaza ati mbonye umuntu udasanzwe. Sibyo? Yesu amaze kuhagera aravuga ati ngaho mumubwire ahantu ari. Mwamushyize ahagana he? Baramujyana bamugeza ku gituro. Bamugejeje ku gituro, Yesu yaravuze ngo Lazaro haguruka. Lazaro agira gute? Arazuka. Ntabwo yigeze abwira abantu ngo mubanze mukureho ubutaka. Tukujyana. Ntabwo yigeze avuga ati ubutaka bwo mwamushyizeho mubanze mukureho. Ntabwo yigeze abivuga. Kuko bafite imbaraga, kuko ariho kuzuka, arahamagara ati Lazaro haguruka. Kanguka Lazaro. Kubera ko yaravuze ngo arasinziriye, yaravuze ngo Lazaro kanguka. Lazaro kanguka. Lazaro abarahagurutse. Lazaro abageze hejuru. Ageze hejuru, abari bafite amarira, abari bafite amaganya bishimye bumve kubona Lazaro ari muzima. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Abitegerezaga bakavuga bati twabuze musaza wacu, twabuze inshuti yacu. Babonye azutse habaho ibyishimo. Aho Yesu yageze haboneka ibyishimo. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Yesu kubera ko yahageze, Yesu kubera ko akoze ibyo bitangaza, abari bafite amarira barayahozwa, abari bababaye bose bagira ibyishimo. Kubera iki? Kubera ko babonye umusaza wabo ari muzima. Imana yacu bamugisha mu izina Yesu Kristo. Bibiri kutubwira ngo abwira abantu ati mumukure y'ibyo byenda, iyo myenda muyimukureho. Bamukuyemo imyenda yari yambaye, ahubwo bamwambika indi. Amen. Burya ni ukuvuga ngo aho Yesu yageze hari umubabaro, cyangwa se hari amajune. Ayo majune ararangira, uwo mubabaro urarangira. Udafite ibyishimo akagira ibyishimo. Umuntu ufite ikibazo icyo ari cyo cyose akabona ko cyakemutse. Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ikintu kinshimishije ni iki? Ni uko hari abantu bazi icyongereza muri mwe, ariko bakamitinya. Ntabwo mwari mukwiriye gukora ibyo, kuko nzi ko muzi icyongereza pe. Abizi, ariko Imana ikoresha ubishaka. Iyo ugenda ukwimenyereza, ukimenyereza, ugenda umenya buhoro buhoro. Ndetse turashobora no kuvuga ngo uri kwihuta cyane, kagenda buhoro.
kugira ngo ushobore kugira gute ushobore gusobanura ibintu biri kumvikana. Mana tubabwisha n'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ariko ibyo turi mu magambo turiho ntabwo amagambo ari kuvuga ngo Yesu arahageze. Yesu arahagera. Ahageze birahinduka. Niyo mpamvu Yesu yakugezemo urahinduka. Iyo Yesu yakugezemo basigaye bari kuvuga ati uyu Simoni uko twari tumuzi ntabwo ari kwari. Twari tumuzi umusinzi, twari tumuzi umusambanyi, twari tumuzi nk'umurwanyi, ariko tukabona yahindutse. Amen. Iyo Yesu yakugezemo, iyo Yesu yakwinjiyemo, umwuka w'Imana ukakujyamo urahinduka. Niba watukanaga uratangira ukabireka. Mu migendere yawe ukabona ibintu byahindutse. Ababyeyi bakavuga bati Imana ishimwe kubera ko yahinduye Gideyoni. Imana ishimwe kubera ko yahinduye Sara. Imana ishimwe kubera ko yahinduye uyu mufurere. Aho Yesu ageze birahinduka. Imana ibamugisha izina ry'Umwami Yesu Kristo. Burya nuko ngo Yesu kuhagera byari by'agaciro. Byari by'agaciro. Byari ngombwa. Yesu ahageze abariraga baba barahindutse. Baba bagize ibyishimo. Uzagira ibyishimo ryari n'igihe uzabona imibereho yawe yahindutse. Imana tubamugisha izina rya Yesu Kristo. Igira imibereho yawe izahinduka. Ukumva wazindaga, ukumva wazambana, ukumva wakora ibindi byawe ukabona wabiretse. Icyo gihe ushaka kuzishime n'umuntu abone ko wishimye. Imana tubamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yesu agerayo bari mu majune, agerayo bari mu mibabaro, bababajwe nuko atakiriho. Nubwo yari atakiriho, Yesu arikubabwira ngo nimuhumure, umusaza wanyu yasinziriye, ahubwo munyereke ahantu ari. Batekereje iminsi amaze ahambwe, baravuga ngo ntabwo bishoboka. Nibyo turabakwereka, ariko se biragenda biki, biramara iki? Mwebwe munyereke gusa aho mwamushyize, kandi ikindi mwizere. Hari ikintu cyangwa kibaho, kwizera ikintu cyangwa. Yesu yarabonye mu mitima y'abo batizeye amagambo ari kuvuga, aravuga ati niba ibyo ndi kubabwira mutari kubyumva, mukaba mutari kwizera, nimwizere kuko ninjye kuzuka. Ninjye kuziuka. Nubwo yaba warapfuye kera uzazuka. Nubwo yapfuye hashize iminsi ine ariko arazuka. Agezeho arahamagara. Ntabwo yigeze avuga ngo muze mushaka amasuka, muje mushaka ibitiyo, mumukureho none musengere ndi kumureba. No, ahubwo aravuga ati Lazaro kanguka. Ubutaka butabwira kwigira gute, butabwikuraho. Uwari wapfuye abageze hejuru, bamubonye barishimye. Mbega ibyishimo. Yesu yageze iwawe, ikizagaragaza umufurere akagera iwawe akishima, nuko azabona nawe warahindutse uri umufurere, nuko yabona nawe umusere wahindutse. Amagambo bavugaga yarahindutse. Abapagani bakavuga bati emerance yarahindutse. Tubujyane hari impamvu yahindutse, nuko Yesu yamugeze. Mana tubamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Burya ibyishimo biboneka ryari n'igihe wari umusinzi, ukiri ku bikorwa wakoraga uri umusinzi.
byagikorwa wakora kuri umusinzi The things that you've done when you were drunk. wajya kubona ukabona And you see it. ubuvuyemo You've gotten off. usiga gushima Imana You used to praise the Lord. kubera iki nta musinzi ukora ibintu byiza No one who's drunk does good things. kandi ubusinzi And when you're akenshi cyane 80% kujya n'ubusambanyi 100% of the time they will go. iyo umuntu yasinze akujyana aho ashaka They go where they want. iyo umuntu yasinze ajyanwa n'uburetse wese aramutwara They are taken by where. ushobora no kurusha atigiye kumugura kandi utagiye kumugura kandi mugenda ubindi ukagenda Imana igukuye aho wawe usigara wishimye Imana yacu bamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo ariko Yesu arahagera nk'uko nawe ugirirwa amahirwe Yesu akakugeraho umwuka wera akakugeramo maze tugasanga igihe yahindutse tugasanga abafurere bahindutse tugasanga abasere bahindutse kubera iki Yesu yaje umwuka wera yaje Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo dusome umurongo wa 43 w'icyo gice hanyuma wa 44 bagatiza ubwabo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka uwari wapfuye arasohoka azingazingiweho mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he Yesu arababwira ati nimumuhambure mureke agende amen Mana tubamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yesu ahageze arahamagara ngo Lazaro haguruka Lazaro hagurutse Bibiliya tubwiye ngo yarazingazingiweho imyenda ku maguru ku maboko ndetse no mu maso Yesu arababwira ngo iyo myenda imuzingiweho muyimukureho arangira avuga ati nguyu noneho nagende Mana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo kubera iki yagiye kubera iki wari wapfuye abaye muzima nuko Yesu yarahageze Yesu yarahageze umukiza wacu yarahageze Imana ikomeye yari ihageze abona kumubwira ati haguruka ugende nawe wagiriwe amahirwe yo kwakira amagambo y'Imana yo kwakira ijambo ry'Imana nawe turifuza kugira ngo iri ijambo tuvuga amagambo dusoma nawe wumvise uko abantu bahindutse ukumva uko abantu bagiriwe neza n'Imana nawe wishyire muri uwo mwanya uvuga uti ndagirwa nizeye nanjye ndakomeza kugendana n'ijambo ry'Imana Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo tugenda turi gusoza uko amasaha yagiye yanabaye menshi ariko icyo dushaka kuvuga ni uko aho Yesu yageze birahinduka ibyo dushaka kuvuga ni ukuvuga ngo Yesu arahagera Yesu arahagera ahageze biba birahindutse ni nako byahindutse mu gihe cya Sawuli wari umwicanyi agashyira abantu mu mbohe ahuye na Yesu byonyine wari umwicanyi arahinduka uwashyiraga abantu mu mbohe arahinduka asigaye kuvuga ngo ndi imbohe ya Yesu Kristo Mana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo wari umwicanyi uwashyiraga abantu mu mbohe wakubitaga abantu bari kuvuga izina rya Yesu ngo uyu uri kuvuga ngo ndi imbohe ya Yesu Kristo kubera iki yahuye nawe yahuye na Yesu Kristo Sawuli urandenganyiriza iki nawe ati urindemo nkakwizera Yesu aravuga ati ni njyewe abyumvise yikubita hasi ko bitubwiye yikubita hasi nyamara bari kumwe nawe bumvise ijwi ariko ntibagira icyo babona n'ijwi ryavuganiraga na Pawulo wenyine burya ni ukuvuga ngo umuhamagaro wawe ni wowe wenyine guhinduka kwawe ni weho wenyine imigendere yawe n'ijambo ni weho wenyine
Mana yacu bamugisha izina rya Yesu Kristo. Ni Paul kuvuga ngo Paul is saying, ibyanjye byose all that is mine, ubutunzi bwanjye bwose all nabonye nk'amase I've seen, kugira ngo none Kristo. you see that? I've seen, Nabonye nk'umwanda I've seen it like dirt. kugira ngo mbone umudonge nde ndonge Kristo. I can go with it. Wari umwicanyi I was a killer. aba arahindutse. He changed. Niyo mpamvu biri kutubwira ngo So the Bible, nawe yagendaga kubwiriza those who kubera ko bari bazi amateka ye barahungaga they all left. barahungaga bagatinya ati They all left. araje ni uburyarya bwo kugira ngo ambwira twice, So he can come and ni uburyarya bwo kugira ngo yongere dushyire mu ngingo ye. kill. So he can Ariko agakomeza agahamagara ngo continue to call. narahindutse Yesu Kristo yarampinduye That changed. uko mwari muzi kera uyu munsi siko ndi. It's not how I am today. hahirwa avuga ayo magambo akavuga ati nanjye nari meze gutya ariko uyu munsi narahindutse. I've changed. Mana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Burya birakwiriye kugira ngo umuntu wese ahinduke, He said that everyone has to change. bigaragara mu bantu bose yuko hari icyo wakiriye gitandukanye n'icyo wari uri cyo, And to separate you from what you gitandukanye n'ibyo wakoraga. to separate you from what you used to do. Mana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Aho Yesu ageze Where the birahinduka. it all changes. Yesu arahagera Jesus, kwagira byonyine only that. ahamagara ati haguruka, Called us. arahaguruka. Abari bari aho ngaho barishima, And everybody there was happy. natwe twishima ryari We were happy. iyo ibikorwa byacu bihindutse. When all our actions change. niba ari umusinzi ukabireka, If you see niba ari drunk, umusambanyi that ukabireka, change. If you niba ari umubeshyi ukabona urabiretse, if icyo you gihe change, uzishime that day kuko ubwami bwo mu ijuru uzabufite. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Turashoje, ariko iyo magambo tuba turi kuvuga ngo Yesu arahagera. Yesu agera gute? Arahagera. Hari wese nawe ntukeruka ngo Yesu agere iwawe, witegereze ibyo wakoraga cyangwa witegereze n'ibyo uri gukora niba atari byiza, wifuza ngo nawe Yesu akugendere agere iwawe. Turashoje kuko turi iminota myinshi, ariko mutubabarire nta kundi tuba dufite umwanya mukeneye. Reka dusabe mwene data Papa Charles adusengere, hanyuma dusubire mu materaniro y'abakuru mu izina rya Yesu Kristo.